umunsi twizihiza ni umunsi ukubiyemo ibiri. Ni itariki ya mbere Nyakanga yitiriwe ubwigenge muri rusange kuva mu bukoroni tujya mu bwigenge bw'igihugu cyacu n'ibihugu bindi byinshi muri Afurika. Muri iyo myaka habaye kubona ubwigenge, independence. Itariki enye Nyakanga biba umunsi wo kwibohora. Uko byaje guhurira mu cyumweru kimwe muri Nyakanga, ibyo ni ibindi ntafite uko ngomba kubisobanura, byarikoze. Ariko iyo minsi nubwo ihura kandi ifite ibyo iyo minsi isangiye, bifite n'uko bitandukanye. Iyo minsi ifite n'ukuntu itandukanye. Twabonye rero ko bitari ngombwa kwizihiza umunsi ubanza Nyakanga ngo twongere twizihize umunsi wa kane muri Nyakanga dukurikirana dutyo. Turabihuza, ubundi tubihuriza itariki enye. Uyu munsi twabihurije hagati yabyo. Umunsi w'itariki enye Nyakanga kuri benshi, nanjye ndimo, ni nk'ubunani. Ni nk'itariki ya mbere ibanziriza umwaka abenshi nanone twizihiza, kuko igihe tumaze guhera 1994 guhereye ku itariki enye Nyakanga, ni ibihe byahindutse byinshi, ni ubuzima bwahindutse, ni imibereho. Ubuzima kuri benshi bwatangiriye aho, ndetse n'abatarashoboye kubaho kugera kuri uwo munsi, kubibuka bijyanye no kwibohora bitangiriraho. Ubuzima rero bw'Abanyarwanda, bw'u Rwanda, naho buhera. Iki gihugu cyacu dutangira kubara. Niyo mpamvu nabigereranije n'umunsi wa mbere utangira umwaka. Uyu munsi ni umunsi wa mbere, ndavuga itariki enye Nyakanga, ni umunsi wa mbere utangira ubuzima bw'igihugu, ubuzima bwa benshi. Nk'uko byagenze rero no Nyakanga itariki ya mbere tubona ubwigenge, hari byinshi bikwiriye kuba byarahindutse, bikwiriye gukomeza guhinduka duhereye ya tariki ya kane ya Nyakanga. Tariki ya mbere Nyakanga, imyaka myinshi ishize, byiswe ko twahawe ubwigenge, ariko iminsi igiye itera imbere tugenda dusa nkaho twabishubije abari baduhaye ubwigenge ngo nimwikomereze n'ubundi ntitubishoboye. Bitwaga ko baduhaye ubwigenge barabisubirana, dusigarana izina ry'ubwigenge, ubwigenge nyakuri butwarwa n'ubundi n'abari babutubujije. Uko ni ukuri, ntabwo ari twe gusa. Igiye kureba hirya no hino niko bisa nkaho ariko byagenze. Abantu babonye
ubwigenge mu izina barabubura mu by'ukuri. Itariki enye rero Nyakanga, ibyo mwita kwibohora, murashaka ko tuzibohora tukabisubiza nanone abari batumye bimera gutyo, cyangwa se abantu bakwiye kuba biteguye gukora n'ibiruhanije byatuma bakomeza bafite uko kwibohora mu maboko yacu. Ibyo ni uguhitamo, mugomba guhitamo uko mubaye. Nimushaka kubaho nabi muzabaho nabi, ibyo biranoroshye cyane. Ushaka kubaho nabi ntavunika, ubwabyo kutavunika, agira icyo ukora bikubeshaho kwa nabi, ntabwo bivunanye rero. Ibivunanye ni ukubaho neza, kubera kubaho neza urabikorera, urabivunikira. Amateka, hari abantu bakunze kuvuga ibintu byiza dukurikirana tukabivanamo icyo bivanyemo. Hari ibijyanye no kuvuga ngo aya mateka duhabwa cyangwa se twibuka ku itariki enye Nyakanga yanditswe mu maraso, abantu barayaviriye. Ni amateka yanditse mu maraso. Ntashobora rero, keretse mubyemeye ariko mubaye mutyo, ntabwo yaza ngo asibwe n'amateka yanditse n'ikaramu. Amateka yanditswe mu maraso n'ayanditswe muri wino, murumva aho bitandukanira. Nimushaka kubaho nabi, muzareke wino isibe amateka yanyu yanditswe mu maraso y'abanyu. Ni na byiza ko mbibwira mwebwe muri aha, abenshi muri bato, kugira ngo hano abenshi biganje no mu gihugu muri rusange, imyaka 18 kugeza muri 30, abanditse ayo mateka mu maraso yabo bari muri urwo rugero rw'iyo myaka. Mwebwe rero muri uru rugero rw'iyo myaka, abarimo ubu batari babandi banditse amateka, mufite inshingano yo gukomeza ayo mateka, niyo byaba ku maraso, kugira ngo atazasibwa na wino. Urubyiruko mwebwe muri hano mugomba guhitamo. Nimuhitamo kwibera abasinzi, niba hari n'abaje aha ko tuhahurira bafite inyota nyinshi ariyo batekereza, mubanze mu nyumve, hanyuma nimurangiza nababwira iki. Uwaje afite inyota aba yishyize iruhande gato, muntize amatwi, nabonye uyu mwanya mbabwire. Ubwo kandi icyo mbivugiye n'ejo cyangwa uyu munsi mu gitondo nahoze ndeba raporo ya Minisiteri y'Ubuzima, nuko banditse gusa bagasa nk'ababirata, ntibabisobanurire abantu ngo babyumve bamenye icyo kwirinda. Harimo imibare, harimo ibimenyetso, statistics zerekana ubuzima bw'Abanyarwanda, aho imibare igenda idasa neza, ibintu bigenda bitera imbere kandi byinshi, yerekana ngo ukuntu ngo mugotomera inzoga. Ndabivuga uko biri, ntabwo ndi bubinyure handi, ntabwo ari ryo babyanditse, ndasoma raporo. Ariko uko
bijya hejuru niko byangiza ubuzima bwanyu. Berekanaga ko bijyana n'indwara zangiza ubuzima bw'abantu. Hanyuma se ka kazi muzagakora ryari? Muzagakora udafite ubuzima? Mujye mubyumva mutyo. Urabizi, ngira ngo abantu benshi batinya kubibabwira, kubera ko iyo yabwiye ubivuze asa nk'aho ari we kibazo, cyangwa bamubona ko we iby'amajyambere atabizi, ngo ibyo ni byo bigezweho. Oya, ibigezweho bizahoraho ni ukudasiba amateka yanditswe mu maraso yanyu, ngo muyareke asibwe n'inzoga, asibwe na wino. Wino tuvuga, erega n'uyu munsi turavuga amateka yacu tuzi, twabayemo, atugejeje aho tugeze. Ariko uzasanga abakoresha iyo wino kwandika amateka yacu uko bayashaka, uko bayumva, cyangwa uko bashaka ngo abe, kugeza n'uyu munsi. Iyo ubonye ibyandikwa ku Rwanda kenshi uyoberwa niba u Rwanda ari rwa rundi rwacu tuzi, twanditse amateka yarwo mu maraso yacu. Abo rero ni ukubereka ko ibyo bavuga atari byo. Iyo ushaka kwereka umuntu ko ibyo akuvuga atari byo, ntabwo ari ngombwa kurwana nawe. Urwana n'icyo aheraho ajya kwereka abantu ko ari kumeze. Iyo uhora usabiriza, iyo uhora wemera ko haba umwiryane hagati yacu, iyo uhora uri aho wifashe mu mifuka ntacyo ukora, ugenda mu nzira gusa, ibyo ni byo ahera avuga ati dore Abanyarwanda ni uko basa, niko bameze. Ibyo rero uwabihaye abashaka kuduhindurira amateka yabibahereye iki? Ntabwo abantu twakwemera ko batwandikira amateka, ndikwiye kubyemera. Amateka ni ayacu, ubuzima ni ubwacu, igihugu ni icyacu. No gusanza iwawe, no gusanza ahandi, urwo rugamba ushobora kurutsinda. Ariko wansanze hano iwanjye, mu mateka yanjye, mu buzima bwanjye, wampera he? Ndashaka kuvuga ngo waduhera he? Kuko ntajye, nta wowe gusa, ni twe. Ni twe twese nicyo mvuga. Ibyo rero nibyo mugomba kuba mwiteguye igihe cyose. Niba mushaka ubuzima bwiza, niba mushaka kuba abagabo, niba mushaka kuba ibyo mukwiriye kuba muri byo, ibindi ni amagambo gusa. Guhangana mu magambo ibyo nta kibazo kinini. Iyo ushatse uranabyihorera, ugututse si ngombwa ngo umusubize, ariko uzi icyo ukora kandi ugomba kugikora, sibyo?